Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza ko imbere y'Imana tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye ko banye natwe ukaturinda n'aya masaha tukaba tugiye ku mwuka w'abazima. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya ko imbere yawe duciye bugufi ushyirwa hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo twese tubonezere rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu ukimara kutubabarira turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerera umwanya ubumugisha n'ubimfabusa. Mu izina rya Yesu Kristo tumye umwuka wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'150 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose. Nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Uko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Imana itugirire neza. Bene data, Imana yaradukunze, Imana iradukunda, na n'ubu iracyadukunda kandi izakomeza idukunde. Yadukunze urukundo rwinshi, yadukunze urukundo rutagira akagero, urukundo rutarondoreka. Umuririmbyi we yabiririmbye neza, aravuga ngo uko Imana ikunda umwana wayo niko inkunda ntakwiriye. Imana itugirire neza. Bene data, Imana uko ikunda Yesu natwe niko idukunda. Urwo rukundo nimureke tujye turuha agaciro uko bwije nuko bukeye, bitume tutajya mu byaha, bitume tudasubira mu ngeso mbi, kubera ko Imana yaradukunze itwohereza umwana wayo Yesu Kristo, umwana wayo umwe w'ikinege, iramutwohereza kugira ngo tubabarirwe ibicumuro, tubabarirwe ibyaha,
urababarirwa nanjye ndababarirwa. Ubwo buntu wagiriye jya ubuha agaciro uko bwije n'uko bukeye, kuko iradukunda cyane. Imana itugirire neza. Ngo muri ibi byose nta kiruta ko Yesu ankunda. Mu byiza Imana byose yavuze, mu byiza yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Imana itugirire neza. Mu bintu byose nta kiruta ko Yesu adukunda. Ibyo wanyuramo byose nta kiruta ko Yesu agukunda. Umunezero wagira wose nta kiruta ko Yesu agukunda. Imana ikomeze itugirire neza, kandi uru rukundo tujye turitekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Buri muntu aho ari, aho aherereye, ajya atekereza kuri uru rukundo Yesu yadukunze, akemera kuza akababazwa, agakubitwa, agashinyagurirwa kubera wowe, kubera njyewe. Ni urukundo ruhebuje, ni urukundo rutagira akagero, kugira ngo umwana w'Imana aze kutwitangira. Yaradukunze rero, nimureke uru rukundo tujye tururirimba uko bwije n'uko bukeye. Ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Bene data, nimwishimire yuko Yesu abakunda. Uwo nkurikiranye, ishimire ko Yesu agukunda, kandi aragukunda pe. Aragukunda, urukundo rutajya rumarwa n'ibihe, urukundo ruhoraho. Yesu ararugukunda. Jya rero ururirimba, urwishimire, kubera ko urakunzwe na Yesu. Imana itugirire neza. Bene data, Yesu ni inshuti nziza itajya idusiga, haba mu makuba, haba mu byago, haba mu munezero. Yesu aba ari kumwe natwe. Nimureke rero uru rukundo Yesu yadukunze tujye tururirimba, dushime Imana buri munsi, kubera ko yaduhaye umwana wayo akadukunda. Imana itugirire neza. Nubwo tudakwiriye, nubwo turi abanyabyaha, nubwo tuvuga tugacumura, nubwo dutekereza tugacumura, nubwo rimwe na rimwe ducika intege, nubwo rimwe na rimwe dutana, ariko Yesu aradukunda. Nubwo wagiye kure y'Imana, Yesu aracyagukunda. Nubwo udakwiriye, Yesu aragukunda. Icyo usabwa, ijya witekerezaho. Nubona hari aho wacitse intege, nubona hari aho watannye, nubona hari aho wakoze ibidashimisha Imana, uce bugufi, uze Imana ikubabarire, kuko Yesu aragukunda. Uko byagenda kose Yesu aragukunda. Mwene data, ndagira nkubwire ngo urukundo rwa Yesu yadukunze ntago rujya rurangira, ntago rujya rushira, ntirugira akagero kandi ntirurondoreka. Adukunda mu bihe byose, adukunda turi mu bibi, adukunda twishimye, adukunda tubabaye. Ni inshuti nziza itazadusiga. Emerera Kristo akubera umuyobozi, emerera Kristo akubera umujyanama, emerera Kristo akubera inshuti, kuko ni inshuti itazagusiga. Imana itugirire neza. Ngo kandi yanyobye nkamushavuza, ngo ntareka kunkunda ntakwiriye. Ngo kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane no kwibuka urukundo rwe. Oh haleluya. Imana itugirire neza. Ngo niyo nyobye, ngo nkamushavuza, ngo ntareka kunkunda ntakwiriye. Bene data, n'igihe ubona watannye, n'igihe ubona wagiye kure ya Yesu, Yesu ntago abura kugukunda. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ahubwo wowe wirinde, nanjye nirinde, kugira ngo twe kumuyoba, kugira ngo twe kumushavuza. Imana itugirire neza, kuko waradukunda. Imana nidufashe cyane. Ngo kandi kinsubizaho Yesu ari. Ikidusubizaho Yesu ari ni ukwibuka urukundo rwe. Mwene data nkurikiranye, jya wibuka urukundo rwa Kristo, wibuka urukundo yadukunze, wibuke ko niyo tuyobye tukamushavuza, atareka kudukunda kandi tudakwiriye. Aho nubitekerezaho, ahubwo bitume wirinda kujya mu bibi, bitume wirinda kuyoba, bitume wirinda gutera Imana umugongo, bitume wirinda gusubira mu ngeso mbi, kubera urukundo rwe. Jya wibuka urukundo rwa Kristo. Nuhora urwibuka buri munsi, bizatuma utajya mu bibi, bizatuma utajya mu byaha, ahubwo ukomeze ugendere mu nzira nziza. Imana itugirire neza. Ngo nindeba ubwiza bwo mu ijuru, ngo nzajya ndirimba iki iteka ryose. Ngo nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nitugera mu ijuru, zatumubaza ati niki cyatumye udukunda.
ese ko tutari beza, ese ko tutari intungane kurusha abandi, ni iki cyatumye udukunda? Ibi tuzatubimubaza. Ariko bene data ndagira ngo mbabwire ngo ni mu biharanire kugira ngo tuzajye mu ijuru tujye tumubaza impamvu yadukunze. Ni mukora ibyiza kugira ngo tuzabe mu ijuru ry'amahoro. Imana itugirire neza. Mwebwe munkurikiranye ndabinginga cyane kugira ngo mukore ibyiza kugira ngo tuzabe mu gitaramo cy'abera. Mureke dukore ibyiza, dukiranuke, twirinde ikibi n'igisa nacyo, dukore imirimo myiza kuko nizaduherekeza kugira ngo tuzagere mu ijuru tujye tubaza Yesu ngo niki cyatumye dukunda. Imana itugirire neza. Niki cyatumye unkunda kurusha abandi? Niki cyatumye ibyo byose ibibazo byose wibaza kuri Yesu nubiharanira ukagera mu ijuru uzabimubaza. Biharanire rero ukore ibyiza, ukiranuke uko bwije n'uko bukeye kugira ngo ijuru nawe uzaritahe. Imana itugirire neza. Ngo kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kunshunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Oh haleluya. Urukundo. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibindi byose bizashira, ngo ubwenge buzashira, guhanura bizashira, ngo ariko urukundo ntiruzashira. Imana itugirire neza. Urukundo ngo nirwo rwazanye ngo Yesu kunshunguza urupfu rubi. Urukundo nirwo rwazanye Yesu kuducunguza urupfu rubi, ajya ku musaraba, arakubitwa, arashinyagurirwa, arababara kubera urukundo yadukunze. Imana itugirire neza. Ngo koko arankunda ndabizi, nanjye ndabizi ko ankunda, nawe aragukunda. Oh haleluya. Ufite ibihamya, nanjye mfite ibihamya. Ufite ibihamya byinshi birenze 2 ko Yesu agukunda. Nanjye hari ibihamya mfite, nanjye ndabizi neza ko ankunda. Imana itugirire neza. Ngo nanjye ndamukunda ndamushima. Oh haleluya. Nawe mukunde kandi ujye umushima kubera ko ntabwo ari twe twabanje kumukunda, ngo ahubwo niwe wabanje kudukunda. Imana itugirire neza. Yesu Kristo rero yabanje kudukunda, adukunda turi abanyabyaha, adukunda turi babi, adukunda ntacyo aduciye, ntacyo arebeyeho, atitaye aho umuntu avuka, atitaye icyo umuntu akora, atitaye icyo uri cyo, aragukunda nanjye arankunda. Nanjye ndabizi ko ankunda. Kuko umuririmbyi yatubwiye ngo koko arankunda ndabizi neza. Icyo kwemera kudupfira, icyo cyonyine cyaguhamiriza yuko agukunda. Murabizi inzira y'umusaraba yanyuzemo ntabwo byari bimworoheye. Hari aho yageze aravuga ati umutima wanjye wuzuye agahinda n'umubabaro. Ariko Imana imwongerera imbaraga, arakomeza kugeza aducunguye. Imana itugirire neza. Bene data rero, Imana irabakunda, Yesu arabakunda. Aho uherereye hose umva ko Yesu agukunda. Ibyo urimo byose menya ko Yesu agukunda, nawe umukunde, ujye unamushima. Imana itugirire neza. Bene data, mwebwe munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu Kristo adukunda niyo twabibye tukamushavuza. Akadukunda tudakwiriye, akadukunda turi mu bibi. Ariko ubu buntu twagiriwe, ubu buntu twahawe, ntabwo buduhesha gukora ibyaha. Bene data, ndagira ngo wowe nkurikiranye wumve ko Yesu agukunda, wumve ko Yesu ari inshuti yawe. Witekerezeho, nanjye nitekerezeho. Aho uherereye hose, niwumva hari aho wagiye kure, niwumva hari aho watesheje agaciro urukundo Kristo agukunda, niwumva hari aho watanye, niwumva hari aho wayobye, uciye bugufi usaba Imana imbabazi. Imana iteze amaboko kugira ngo ikubabarire kuko iracyari ku ntebe y'imbabazi. Wireba icyubahiro, wireba ku byo utunze, ibyo ni umusenyi. Emerera Imana ikubabarire kugira ngo ikukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo.
kugira ngo uzinjire mu ijuru ry'amahoro, ijuru ry'umucyo, ijuru ry'umunezero. Nawe utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe ni iki, mwakire, ejo ntuhazi, muri isi turi abashyitsi, ndakwinginga kugira ngo mwakire, uve mu bibi, uve mu mwijima, Kristo akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti, kuko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwemerere akubera umuyobozi, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, uzasanga warahisemo neza. Imana rero ikomeze ibagirire neza kandi biteho, kandi ikomeze ibaganirize buri wese ku rwe ruhande. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Umuririmbyi aratubwiye ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye. Data, turagushimye ko niyo twayobye, niyo twacitse intege, ko utareka kudukunda. Tugushimira urwo rukundo wadukunze, ukatwohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo azaducungure. Mana, wagize neza, nguhaye icyubahiro. Mana, akira ishimwe ko uri Imana ikomeye, uri Imana idahinduka, uri Imana ikora. Ushimwe kubw'urukundo wadukunze. Mana rero, urukundo twemereye turuha agaciro, uduhe kwirinda ikibi n'igisa nacyo, uduhe kwirinda kujya mu ngeso mbi, mu izina rya Yesu. Duhe gukiranuka uko bwije n'uko bukeye. Bana natwe rero, tugirire neza, bankurikiranye ndabasengeye, nawe biteho, uru rukundo bajye barutekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Kandi ujye ukomeza ubaganirize cyane. Kandi Mwami, ndakwinginze kugira ngo barindire ubugingo, kuko aribwo buzakubona. Abarwayi bakize, afite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima, ongera usuke ububyutse mu itorero, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, bari bagiye kure yawe, bari bacitse intege bongerera imbaraga, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Mwuka Wera naza yerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye, ibyo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi biteho, yongere ibagarukeho ko muyifuza ariko muyibona, kandi ikiruta byose nikomeze ibarindire ubugingo, kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha, bye.